uzajya kumva umukecuru cyangwa umuntu mu zabukuru ngo ndumva ibinya wenga ibinya biramfashe. Uzajya kumva umuntu uri umwana muto ube ngo ngize ibinya. Ibyo binya ni indwara. Niba wumva biriya binya ukeneye siporo cyane cyane yo kwiruka nibura iminota 360 mu cyumweru. Mwebwe mudukurikiye twongeye kubasuhuza. Nanone muri kumwe na therapist Theo mu kiganiro cyacu kiza cyane. Ikiganiro cyacu ni The Fitness kinyura ku muyoboro wa YouTube Health and Fitness Program. The Fitness ni ikiganiro kiza cyane cy'ubuzima ukurikirana udusiporo tugiye dutandukanye tugufasha. Ndababwiye ko uzahigira byinshi. Udusiporo wakora ufite stress, udusiporo wakora utwite, udusiporo wakorera umwana, udusiporo wakorera umukecuru akamena neza ubuzima bukagenda neza. So none uyu munsi rero twagarutse mu kiganiro kiza cyane kiryoshye. Mbibutse ko ni izihe siporo wakora mu gihe wagize ibinya cyangwa se muscle cramps. Ibinya ni indwara cyangwa se cramps zifata abantu benshi bagiye batandukanye. Uzajya kumva umukecuru cyangwa umuntu mu zabukuru ngo ndumva ibinya wenga ibinya biramfashe. Uzajya kumva umuntu uri umwana muto ube ngo ngize ibinya. Ibyo binya ni indwara ifata abantu bagiye batandukanye ariko ifata mu bice bigiye bitandukanye. Harimo abigira mu maguru, harimo abigira mu biganza, mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi ni indwara ibabaza kuko ibyo binya ni indwara ifata umubiri ikakwereka ko ni ikimenyetso cyane cyane cyerekana ko amaraso ataba ari gutembera neza. Ni ukuvuga ngo icyo gice amaraso ntabatembera neza. Bitwereka iki? Ni ukuvuga ngo mu kubayeho ntibigeze ukora ibintu byatuma imitsi itembereza amaraso, bikageraho imitsi ziba ugatangira kumva birabinya. Ni ukuvuga ngo wabuze umuntu kwereka, wabuze umuntu kwigisha udusiporo wakora ngo bya binya bikire. Ni ukuvuga umwanya n'uyu rero udukurikiye muri Health and Fitness mu kiganiro cyacu The Fitness uzajya umenya ibintu byinshi byiza cyane byagufasha umubiri ukamera neza. Indwara y'ibinya ni iki ubundi cyangwa se muscle cramps? Ni igihe wumva icyo gice kimeze nk'amaraso atageramo ukumva imbwa ziragufashe, mu Kinyarwanda byita imbwa. Ni ukuvuga ngo imitsi iba yazibye. Noneho umubiri buryo tutwereka ibimenyetso. Umubiri ukakwereka ngo niba imitsi yazibye amaraso atari kugera muri icyo gice ni sinye umubiri uguha. Ni ukuvuga ngo ukatangira kugira cramps cyangwa ukagira za bya binya. Ni ukuvuga ngo ibinya ukuntu umubiri wacu uteye, umubiri wacu umutima ni ipomba amaraso mu bice by'umubiri bigiye bitandukanye. Ariko noneho ni ibiki bishinzwe gutembereza amaraso? Ni ya mitsi habamo imijyana hakabamo n'imigarura. So none uvuga ngo hari igihe imitsi ziba igatuma amaraso ntadatembera neza, umutima ugasunika amaraso, ya amaraso ntagere hahandi tuba dushaka. Icyo gihe biviramo indwara zigiye zitandukanye. Igihe amaraso adatembera neza, umutima udatembereza amaraso, nibwo hahandi usanga umuntu yagize imivuduko y'amaraso. Urugero ngiye kugwa umuvuduko w'amaraso uterwa n'iki? Ni igihe imitsi iba yazibye. Ni ukuvuga ngo niba inzira amaraso yakagombye kunyuramo yagabanutse, ya mitsi inzira iyo yagabanyutse, umutima ugasunika amaraso, inzira ya amaraso yakanyuma zagabanutse, niho dupfite ngo umuvuduko w'amaraso wazamutse. Abantu bagiye baza ngo umuvuduko w'amaraso ni iki? Siwende ko bwa ariko ngiye gukomozaho no tuzagarukaho mu kiye kiri imbere. Urugero ngiye kugwa rworoshye kugira ngo byumve vuba. Urabona ira robine yo mu rugo, urabona ko amazi agenda atembera. Uzayifate ufunge ku munwa ho gake, ariko amazi nabona kenge gato ari bunyureho, wabonye ukuntu amazi yirasa n'imitsi nuko nguko. Niba inzira ya amaraso yatemberaga, inzira zikabatuma ikintu cyatuma ziziba, amaraso zirasa, pressure ziyongeraho, umuvuduko ziyongera. Ni igihe avuga ngo umuntu yarwaye umuvuduko w'amaraso. So no kuva noneho kuziba kw'imitsi bigenda bigira ingaruka zigiye zitandukanye. Ikintu cya mbere za cramps byabinyura byumva, harimo abyumva mu birenge, harimo abyumva mu ntoki, kurambura bikanga, guhina bikanga. Icyo gihe umubiri murakubwira muraguhasinye ngo amaraso ari gutembera. Ibyo ni indwara kandi ivurwa. Ni ukuvuga ngo murakwereka ngo mu kuntu ubayeho wafashe igihe ntiwakora siporo. Ni ukuvuga ngo wakora siporo ntiwabona ibituma imitsi itembereza. Ni iki cyatuma iyo mitsi yaziba?
ikintu cyane cyatuma imitsi yaza ni nk'ibintu cyane cyane mu by'imirire. Kenshi na kenshi tujya dufata ibintu bigiye bitandukanye kungahaye ku maproteine, kungahaye ku mavuta, biriya bintu biragenda tukabikoresha turabikeneye, ariko harimo excesses biba byabaye byinshi. Iyo byabaye byinshi bigira ingaruka zigiye zitandukanye. Cyambere bifunga ya mitsi. Tuvuge ngo hari igihe umuntu afata igihe agiye arya iby'amavuta, ari amavuta ni meza ariko yabaye menshi agira ibibazo, agafunga ya mitsi, amaraso ntatembere neza. So ntibone ya mitsi yazibye se, amaraso ntatembere neza, bigira ingaruka zigiye zitandukanye. Nicyo gituma umuntu agira ibinya, umubiri urakubwira ngo ukeneye ibintu byatuma imitsi yazibuka, amaraso agatembera neza. Ntahandi wabisanga rero ni kuri health and fitness program. Niba uzasanga udusiporo wagenda ukora dutuma amaraso atembera neza, ukamera neza. Indwara y'ibinya rero ifata abantu bagiye batandukanye cyane cyane, ariko kenshi ikunda gufata abantu bari mu zabukuru, hejuru y'imyaka 40 kuzamura, ariko noneho hari na percentage z'abari mu myaka hasi nabo bayifatwa ibyo binya. Mbere na mbere inama ngiye kuguha, advice ngiye kuguha, hari utuntu ugiye gukenera outdoor sports mu gitondo ukibyuka. Hari udusiporo ugomba kugira. Niba wumva biriya binya, wakora iki ngo biriya binya bigende? Ukeneye siporo cyane cyane yo kwiruka nibura iminota 360 mu cyumweru. So nubane no kubanga siporo ukeneye iminota 360 mu cyumweru kugira ngo ya maraso atembere neza, ya mitsi ikore neza, nibura ukabikora 3 mu cyumweru. No kuvuga ngo 3 mu cyumweru, kuvuga ngo kandi wajya gukora ugakora siporo zangwe n'iminota 60, siporo n'iminota 60, siporo cyangwa iminota 80, ukabikora 3 mu cyumweru. Iyo siporo ni nziza cyane cyane yo kwiruka, ni byiza cyane. Wajya muri gym ni nziza cyane. Sibyo gusa noneho wasimbuka umugozi ni byiza cyane. Sibyo noneho bakora wasimbuka wa mu muhanda, kuzamuka imisozi ni byiza cyane. Utwo siporo twa mu gitondo ukadukora, ariko ni uruka making sure ko mu cyumweru 380 wayikoze, bizagufasha cyane neza, ku imitsi ikora neza, umutima ugakora neza, bikagenda neza. Sibyo gusa noneho, ariko hari ikintu ugomba kwirinda. Ugomba kwirinda ibiryo bikungahaye cyane ku mavuta. Kenshi na kenshi bya biryo bituma bifunga ya mitsi, gufunga ya mitsi, amaraso natembera neza. Wakoze siporo amaraso agatembera neza, bya binya birakira. Twaba tubonye siporo yo kwiruka ni nziza cyane, iragufasha. Hari indi siporo nziza cyane ya aerobics. Aerobics ni kwa kundi ugenda ukora siporo usimbuka. Ira siporo nziza cyane ya aerobics ifasha kurwanya biriya binya. Hari indi siporo nziza cyane ni kwa devicinga, kujya ukora siporo yo kunyonga igare. Ya kwa kundi ugenda unyonga igare bituma umutima ukora neza, bituma imitsi y'ibirenge ikora neza. Bira siporo nziza cyane kurwanya ibinya. Hari ikindi treadmill, kugenda kuri ratapirura. Akenshi na kenshi mu za gym uzagenda zihasanga, ukenshi nuzihasanga ira treadmill nziza cyane, kuko ni nziza, ifasha gupompa ko amaraso agatembera neza cyane. Udusiporo nkubwiye uzajya ukora uri mu rugo kandi ukamera neza. Sibi gusa niba kwiruka ni byiza cyane, kugenda marche, gukora akamarishe ni keza cyane, gatuma amaraso ashyuha, imitsi amaraso agatembera neza, kandi bikarinda no kuvura kw'imitsi. Hari igihe kuvura kw'amaraso, hari igihe amaraso avurira mu mitsi bigatuma amaraso adatembera neza. Ni indwara mbi cyane, ibinya bikagenda bikagufata ntumere neza. So wowe dukurikiye rero, uyu ni umurongo mwiza, ni umurongo mwiza cyane wa health and fitness. Uzamenyera byinshi, uzahabonera ubuzima. Mbibutse ko wowe dukurikiye ushobora kuba ufite inshuti yawe yagira ikibazo cy'ibinya, inshuti yawe, abo mukorana, abo mugendana, ariko kora subscribe, unasharinge iki kiganiro. Ibinya birakira, ukamera neza, imitsi ikamera neza, amaraso agatembera neza. Sibyo gusa rero noneho wakoze utwo dusiporo, wariye neza, nta cyatuma ibinya bidakira. Ikindi noneho udusiporo twa mu gitondo nitwo twiza cyane, niba nkuvuga, ariko noneho no ku mugoroba uvuye ku kazi natwe twiza wadukora, dutuma amaraso agenda atembera, ukamera neza. Niba utabonye igare, hari iyi siporo nziza cyane wakorera massage. Zira massage nziza cyane, massage therapy. Hari massage yo kuvura, nayo ni nziza cyane, ishinzwe kurambura imitsi, ariko cyane cyane iyo bita deep tissue. Deep tissue ni nziza cyane, ni massage bakora bakoresha imbaraga nyinshi. Iriya deep tissue wowe dukurikiye wayikoresha, kuko ni nziza mu kurwanya zira cramps, muscle cramps, no gutuma bisikira zikora neza, n'amaraso atembera neza. So ushobora kuba dukurikiye noneho ari umukecuru ukwango ngira ibinya, mfite ibinya.
Akenshi na kenshi hari udusiporo nko ku bakecuru bari mu zabukuru, harimo siporo baba batashoboye ariko noneho kugira ngo igere ku rwego rw'iramitsi ko yakora neza. Ariko abo mbadivayisinga hari massage therapy ni nziza cyane yo mu bwoko bwa deep tissue, ni nziza cyane ko hari ukuntu bagenda bayitacinga iramitsi yose bya binya bikagenda. So ni nziza cyane ku mukecuru ushobora kudukurikiye ufite umumama cyangwa se umupapa ufite igiciro cy'ibinya akeneye kuba yakora utwo siporo natwo twa marishe yadukora, ariko cyane cyane agakoresha neza massage za deep tissue zigenda zimufasha akamera neza. Indwara n'ibinya ni mbi, irababaza, itera ibibazo, ariko iyo wayivuje gukora twa siporo nk'ubwiye ukabikurikiranya ibinya biragenda, kuko ibyo binya mascramps ni umubiri kukubwira ngo amaraso ntatembera neza. Ikindi cyane noneho ugomba kurinda ibintu by'amavuta, wirinda iby'amavuta kugira ngo bitume iramitsi idakora neza. Ikindi ugomba kwirinda ibintu bikonje mu mafirigo, plus ukoresha ibintu bikonje niko bigenda bituma imitsi ifungana. So ni ukuvuga ngo irinde ibikonje, ukora siporo, noneho unyonge igare, ukore tapi, ukorera za massage, bizagufasha ariko mu bwoko bwa deep tissue. Ko muracyari kumwe nanjye, bana nawe ubaha ibiganiro by'ubuzima, ubafasha udusiporo twa exercises wagenda ukora kuri umurongo wacu. Ntawe utagira ibinya, wabirwara, inshuti zawe, abuzi, abo mukorana, abo mugendana, wabisharinga, wakora like na subscribe kuri umurongo wacu, aho uzajya ubonera ubuzima bwiza, udusiporo wagenda ukora tukagufasha ukamera neza. Murakoze rero, naho ubutaha tuzaganira ku bizakurikiraho. Mukomeze kugira amagara mazima n'ubuzima buzima. Murakoze.